Ikaze mu makuru yacu y'incamunsi atari ivumbi, ikiganiro no light talk show nta kinyoma dukubitira ikinyoma kubuye. Amakuru yacu tuhere kuri Madamu Claire Kansinge aho yifatiye ku gahanga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amushinja gukina ikinamico yo kwerekana ko abayobozi bato aribo bakora nabi, nyamara ari we nyirabazana w'ibintu byose. Claire Kansinge rero arabivuga muri aya magambo. Baraje badukiniye ikinamico, bamaze imyaka 30 bakina ino kinamico. Kagame akaza akigira nkaho ari umuturage, agatangira kwivovora. Arabizi neza ibibazo abaturage bafite ko niwe biteza, niyo system niko yubatse system yubatse mu gukandamiza abaturage. Akaza akigira nkaho ari umuturage, agatangira gutegura utoki izirangirwa abayobozi, akivovota akabashyiraho ibibazo byose. Ni wowe nyine umaze imyaka 30 hariya muri bari abantu bose, n'ibyabaye mu myaka 30 ishize byose akatangira kukwivovota ngo asimbura ngo abantu ngo nabagarutse ngo bakaza bakora bya bindi. Of course niko system ikoze, akivovota bari muzi ibyo gushaka kugira ngo ibitagenda mujye mutunga. Ariko ati ibitagenda bari bari mugomba kujya kubibaza, ntabwo ari nge mugomba kubibaza. Ngayo nguko uyu ni Madame Claire Kansinge, yarazwi muri politike yo kutavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Tuyibutse ko uyu mwishaka ishema yigeze kujyana na Padiri Thomas Nahimana ndetse n'umwana we bajya mu Rwanda bagiye kwiyamamaza. Bageze Nairobi basanga ngo Kagame yategetse ibiro bye by'abinjira n'abasohoka ngo mubwire iyo ndege nigeze abo bajinga hano. Kansinge rero yaje kuhava nyine barara Nairobi baragaruka. Icyo gihe byari induru ku buryo muri politike bahise bavuga bati Kagame none wasigaye yavuze abantu gutaha nk'uko Habyarimana yabigenzaga. Ibi ni ibiki Banyarwanda? Kagame kuki yasubiramo amakosa yakozwe n'uwamubanjirije? Madame Claire Kansinge nawe ari kubyo ntabwo byamukanze, yaraje akomeza politike we na Chaste Gahunde. Politike rero ishyaka ry'ishema ry'u Rwanda bajya muri guverinoma y'ubuhungiro bayivamo kuko batashoboye kumvikana na Padiri Thomas Nahimana. Ariko nyuma Claire Kansinge ubu niwe uyoboye ishyaka ishema ry'u Rwanda. Umudamu rwose genda namwemera genda mukunda, nkunda abantu bareruka. None yari umudamu bari akarusho ni na mwiza te. Claire Kansinge ni na mwiza, witonde. Ngayo nguko ni gace uzabona umunyapolitike akaba na mwiza. Claire Kansinge rero yagufatiye Kagame arunda mu ide yakubitira mu gafuka. Akubitira mu gafuka. Ngayo nguko Claire Kansinge hari ikintu tuvuye mu bintu bya brag, hari ikintu avuga kizima gifatika. Icya mbere, mu bantu bose bari hariya ni Kagame umaze imyaka 30 wenyine. Nagajya simburwa reka da nta nubwo ajya nengwa. Icyo ni ikibazo. N'intambara turwana z'abantu badutuka, ni intambara zivuga ziti mwivuga kuri muzehe wacu, kuri His Excellency, kuri nyakubahwa, kuri Perezida wa Repubulika, kuri yakoze amakosa Kagame nta muntu umuhana, nta n'umubwira, nawe mubwira arabica akabanyuruza akabashimuta. Hari ibintu bita kuderega. Kagame rero ko buriya ajya avuga ko ari umwere kubera ko inzego ze iyo zishe umuntu bashaka kuvuga ngo ntabwo nazitumye. Barakubeshya. Iyi mitegekere turayizi nyakubahwa Perezida. Ibintu byose bikorwa muri icyo gihugu nta na kimwe gikorwa utakizi. Bibe ba Kizito bapfuye, bibe ba Cyumasani bafunzwe, bibe ba Ntwari John Wiramuzi bishwe, ibyo byose turabizi ko birirwa twe kawe. Bibe ba Victor Ingabire bafungwa, ibyo turabizi nyakubahwa. Nta bintu byo kuvuga ngo ndaderega ngo ni abantu ngo babikoze ngo giye yose nari mari, ibyo ntabwo zabibwira Abanyarwanda. Reka. Claire Kansinge rero aboreranye yifatiye ku gahanga Kagame. Rero mu gihe Kagame nawe ejo yari yifatiye ku gahanga ingirwa abakozi be cyangwa abayobozi be, ababwira ko badashoboye. Kuba badashoboye ibyo turabizi, ahubwo ikibazo ni Kagame udashoboye double. Akwiye kuva ku butegetsi imyaka 30 arahagije nyakubahwa. Va ku butegetsi ugende rwose, Abanyarwanda ubahe amahoro. Nawe bakozi iyo system ihinduke baze bakore neza. Kagame yafatiye ugahanga abazanaho igitugu cya nyindi doya tuvuga, urumva cya gitugu cya gisirikare arabahagurutsa ngo muhaguruke baginga. nabo barahaguruka, ibifobagane byose birahaguruka.
arangije areba umudamu tukababwiye mu kiganiro cyacu cyabanje biragahuma munwa kuba ari muri leta y'abanyarwanda ikorera mu Rwanda ivuga ikinyarwanda ariko adashaka kumva cyangwa agire perezida avuze. Icyo ni ikibazo gikomeye kandi ngari mu mwanya ukomeye ngo ni PS permanent secretary cyangwa se umunyabanga uhoraho wa ministeri hari yeze ibyo twayabwiye mu kiganiro mugende mu gishake cyitwa ngo madame Kisekedi yarusimbutse twakoze urumva twagarutse kuri uyu mudamu witwa Sandi Basamingera. Ni ikibazo gikomeye cyane ngayo nguko. Ubwo rero Kagame aramuhagurutsa ati murasakuza ikimwiratana ibikiri byose wabonaga yarakaye neza umujinya we yawukuye nanjye ntuhambaze. Kirere Kasinge ati nanjye ntago niburira rero kaze nkukubitire mu gafuka. Ngayo nguko reka dukomeze n'amakuru yacu. Volkswagen mu Rwanda yaje kuvuguruza ukuri kudasubirwaho ko yafunze imiryango. Ibi byatangajwe n'umunyamakuru w'Umuryango TV harya bamwitandera Joseph Hakozumuremyi. Uyu munyamakuru yagiye ku ruganda ngo n'uruganda ni garage nako bise uruganda ngaho imodoka zitaratenyirizwa ngo abantu nka 15 aratangara cyane kuko icyaro uruganda cyahindutse garage. Iki ni garage president yagufungura avuga ngo n'uruganda. Uwitwa Philip Regency no professeur w'umubirigi waraza aravuga ati iyi ni hoax, iyi ni scam itarigezeho mu mateka y'u Rwanda. Ibi rero FPR yabonye biri kuyizonga. Ibi ragibwiye Volkswagen mu Rwanda babadira cyangwa se abakomisiyoneri ati muvuguruze. Biravugwa ko FPR yashyizeho pressure yo kuvuga ko ibintu bigenda neza ndetse ngo igiye kongera operation ko yabonaga ikinyoma na scam bya FPR na Kagame biri kugera harindimuka. Kandi iyi Volkswagen ntabwo igikora yarahombye. Maze Philip Regency yabajije ati ubundi mwebwe nimutubwire mwakoreye imodoka zingahe mu Rwanda mwateranyije zingahe mureke kuza kuvuga ubusa muduhe imibare. Philip Regency yabyise ubutekamutwe mu bintu byitwa mobility. Nta modoka zizwi bakoreye mu Rwanda yewe nizo bahatanirije ntago zizwi, ni ibintu by'imitwe gusa. FPR rero ni ishyaka riri ku butegetsi ariko rero rishaka kugiye kwigurisha nk'abantu bakomeye bakoze ibihambaye bikomeye cyane kugira ngo amanota mpuzamahanga akomeze yiyongere ngo n'inkunga ziyongere. Nyamara nta kigenda. U Rwanda ruracyari mu bihugu 10 bikennye ku isi. 10 byose nka 5 bikennye ku isi. U Rwanda ruracyari mu ibyo bihugu ariko iyo wumva abantu bavuga ngo u Rwanda ngo isuku ngiravuze ubuhoha isuku. Ni daje ikiganiro live nta kinyoma aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Ngaho rero umusaza Tito Rutaremara yahindutse imirimbanyi ati Abanyafurika turimbwa kubona bari Abanyaburayi baratugize abacakara bakadukoloniza bakatwiha imitungo yacu n'ubu bakaba bakibitwara turebera. Twarananiwe kwishyira hamwe ngo turwanye cyasaba kitarya. Biteye agahinda se bitinya ko Tito nawe ko ari wowe bita waneboringa Kagame. Iyo tuvuga ngo silencing the gun muri Afrika cyangwa mucishije imbunda mwakwishyira hamwe gute mu Rwanda ujya kwifuriza umuturanyi wawe Kongo amakimbirane kugira ngo umwibe nkawe tutubuvuga iki. Tito rero yivuye inyuma avuga aho intambara ya Iran n'Abanyamerika na Israel igeze. Babona akavuga ko Abanyamerika na Israel batari mu bintu by'ukuri basanzwe ari abashotoranyi ariko kandi akanagaruka akavuga ko Abanyaburayi burya nabo bari munsi ya Amerika nta kigenda cyabo nuko barakoranije Afurika. Rero ngo Abanyafurika n'imbwa kweri impamvu ko nabo ubwabo ntabwo bari bishoboye. Ngayo nguko Tito Rutaremara rero ni umucurabwenge w'ingoma. Bivugwa ko ubutegetsi bwa Kagame nawe bwe yabuhaye imbaraga kugeza ku gitubu kiriho. Ni bande barebye filime yitwa Animal Farm cyangwa se mugasoma igitabo cyitwa Animal Farm bihehira zikabwira inama ati ni mu ntora nzahagarika kurya inyama. Inama zayitoye
Zito yahereye ku ya mbere yashizeho igikumwe bwa mbere irayirya irazibangatana irazirya. Ngaye nguko rero amakuru yacu nakagaruka dukubitira inyuma yakubuye tukacyandagaza tuvuga kuri politike y'u Rwanda, iya Kongo n'iy'u Burundi mu karere k'iyaga bigari. Muzamenya ukuri rero ukuri kuzabatura, tubabwira ngo mujye muri membership zacu ku mafaranga ane n'ibice 99 amadolari cyangwa 18 watubera umunyamuryango ukomeye ugatera inkunga itangazamakuru ryigenga. Ikindi kora share, subscribe na like, ubundi dukomeze twisanzure mu bwisanzure bwiza cyane, aho tuvuga ukuri nta muntu dufashe ku munwa. Uwiteka abane namwe, bye bye.